Rubihaya ngo ntaho wabacika sha. Cari kimbonera umuheto ndagashaka. Bakadata gwe. Byaraniye sha. Kiriyacisha kugana pe. Bakadata gwe. Bakadata. Bibinisi. Yesu budamenya ndashahe. Ariko rero na papa ntazi kurangira umuntu. Ubu ndamenya ndashahe. Mana yanjye. Kose umuntu ari kujaye akaba arabibonye. Mana we. Ariko si wakatira mwakakanyira ko kwabagambake. Ariko si ubu ndagira. Mana yanjye. Ndagiraga. Cyangwa katwiruka ibande ko. Ariko si ubu ndamenya ndajahe. Mana yanjye. Ruri n'amavisho. Yewe. Mana we. Mana yanjye. Kirongera. Mana we. Ariko si ubu mana wantabara. Nawe uko njaga mwisabato. Kone Mana yanjye. Ariko menya biri hamwe. Menya biri hamwe. Ariko si kirongera. Ariko si wambwira ngo ibintu. Wambwira ngo byaba ari ibiki. Iri shamba uracyari ririmo? Uracyari muzima se? Ndi muzima. Yewe we. Cyane nawe byarakuriye. Ibiki? Ufite ikihe kibazo? Ndi muzima. Ni guca wari wambaye? Imana zikuriye. Kamambiri zanjye nazitaye ndavareka mfata ikibuno yini ubonye mu shamba. Kuri uri kugushira amakengara. Ubaye iki? Mbere umwana mubwiye. Oya. Nega amatwi twumvikane Petero. Okay. Wagakwiye kuba waratashe iri shamba siri ry'abato. Kuva cagi sinari nigera ndisohokamo. Ahubwo ni gute wewe waba ukiri muzima? Ahubwo caramushijwe. Ukuri muzima. Nanjye ndi muzima. Ariko uzibyo nanyuzemo. Ntabwo nari ndi kumwe nawe. Rimaze igihe byaramfasha. Ahubwo weho ko nawe ndi kugushira amakenga. Ajyanye n'iki? Papa ndi kugushira amakenga. Waranteze. Nagize ute? Waranteze. Ubuzima bwacu wabugize nabi. Waranteze mubwire ngo waranteze. Petero twumvikane. Ndavuze ngo mu minota itarenze 5. Iri shamba uburangije kugira ute? Uburangije kugira ute? Twumvikane Petero. Wimpata. Dore n'imitubu. Imitubu. Ako sigaye warasaze sha. Wasaze ryari mu mutwe? Haraka bira bintu byane ihungabana. Ariko nawe se ibihe bintu. Ariko winyegera. Winyegera. Mbese ntabwo ndisi. Umutubu. Niko Petero. Mbazi nigi. Petero. Rebe. Wimpata. Wifata shamba wahuriye mu kintu. Ariko Mana yanjye wambwira ibiki. Yose iguhura nabyo. Ngaye miyogo twagaye mitubu. Ngaye bishoje kuri nico bari guturiza. Ibintu wamura pa. Yewe Mba Petero. Petero. Ahubwo hari n'ikintu nyibukiye. Byabijumba. Rihenye. Bifite gwiki ntabwo wabyirukanganye nta namakuru ufite ubwo barabazimu barabiri indugi ukuntu umuntu w'inzira karengane bigendeyemo yari nje nk'umucyareje kayi ni umusiri nimba atari umusirikare ni umupolisi nabonye afite n'imbunda batangiye kujya mu mitwe y'iterabwoba oya ni umuntu twahuriye hara ku musozi ugwanya muremure afite n'intuza imbunda muri rishamba arancorera kuncorera rero nahindukiye mba ndamubuze ahubwo mbona urukweto
mbona n'amaraso ku ruhande niba byamujanye ahagana he nibwo nanje byahita bisa binzenguruka ariko nabashije kubijijisha kimwe cyo twarwanya ariko biriya bintu bigiraga imbaraga. uwo muntu yambaye ate? hari amajwi biri gukoresha kiri kwabira ukumva ko mbese iki cabi kuwagira ubihaye sinyari babarira cyane waza tukagenda. ndavuze ngo mbarere rimwe wavuye muri iri shamba weho ibyo ntabwo bikureba. Sami uriya umubosi kwifata akajya mu ishyamba wenyine shaka amafaranga ntabwo tuyajyamo ngo ni ikirakamwana rukumva nta kundi tutamubonye nta kintu twaba twanyine ubwo twakuraho surimo kubyumva sikiyo halo kwa kucyumba mwana w'umuntu yo soja kupirani Sami kuri kumva rezo turi gukunda mwana duhamagare kuri guhamagara ni bukuru reka twese ma GPS maturebe man kuri jya shaho turaka turumva nabo byanze none uyu mbuzi turamwijyanye wa nikosi man turamuka man twende man twende nakundi twagiye kwirirwa biragira umva ryaje mana yanjye nuko wambwira ngo ubuzima mbayeho n'ubu dore nawe baraneza ariko ntakunda kugira binge nabicaramo nta kenda kazima mfite nukwirirwa meze nk'amayibobo gucuganwa n'ibintu ntazi iyo byavuye mana yanjye ibintu bya bitangiye no kunyicangi inura none iyi nzoka yo kandi ivuye wabona ari nayo babitumye ndebe Weka juu nataka sha. Kafari. Chini roho chumbi sio. Asabi mia. Dema ni samru. Kota. buriya kira ari gukubita nicora ariko mu byamfashe mbere kiracari kirimo hari umusirikari n'umujenerali sinzi arakisha nanjye nshaka namanuka nshaka ubu nanjye namanuka ko byarangiye ko yacishe si ibindi ariko biragiraga wabona bigize njyewe musirikare wumva wigenda dore ndaga kuwagira ntari kunyumva yewe ndangaha nari nishe bimereye n'aba baturage umva winsiga ahubwo siko nyobewe nuko ndamanuka hajya nuriye ntera nakandagiye kwa rirabuye winsiga ndagiraga ndi kumva wagira cara bozemwa umva rata tuvugane yewe musirikare umva yarinje wari uri kugira ngo gire ahubwo kiriya kintu ugize nibyo byari biri kumbangamira ahubwo nakubaza akantu gato cyane
hari umuzehe ugize ufite ingofero ije gusa yajya n'uburura papa w'umusaza twija kure aragize ntamubuze ariko amaze igihe mwaga amashamba ni nk'igice cy'isaha oya iminsi nk'ibi njyewe mazemo nk'iminota nka 40 nabuze iyonja niyo aho nari ndi kuja bari kungira byari biri kugira byari biri kuvuga amanduza cyane ariko hari ibintu biri kuja biraduhira umugumu bintunga imbunda tunga iyo kivuze uracumba ongera utega amatwi naguzana wa mugabo we nawe urumwe muri ibintu byo kujyana wakirasaza ibintu byo kunyereka biri no kandi aho hagati urahita ukirasa urakirasa bikakugenda ngo ibyo kunyereka mbabari wa mugabo we wakirasa kiriye se kare ko aribo baducungiraga umutekano wambwira ngo anyobeye he uburyo arakagombye kuba ndinze nubwo ntari umuyobozi ariko akamenya ngo iherezo ryanje ariko buraya wabona yagiye kubitangura ntamenyaga ibintu byabo nari gushaka kugira ngo bizaba uyu bo baragiraga da uwo ni urihiritse aha ni kuco ariko se ubu wambwira ko ibi bintu biri kuva he kiri kuvuga nka nyirabarazazi ubu wambwira ngo kiri kuvugira he ariko nk'uko umuntu wa papa yansizemo buriya azaje aranyita umwana we ngo ndi umubyeyi we yarandinze yamariye iki kanigende nibishaka bamuha nyine ubuse uri kuboroga hano ngaha ninde ibi ni ibiki urinde kuzanya hano subiza murebere uri kujya umwana w'abandi ndi kwisuzuma wakimara uri kwisuzumira si ku bana b'abandi wakishijwe ibyo birakureba ibi bintu byabaye bite ukuntu twahuriye mu ishyamba ngumva uvuze nk'akana keza uri kwigirira wiyoroheje ngo pete ngo yewe ngo genda ngo njyewe n'ubundi ndashaje ninde kunshaka ubu ninde uri kurya abantu b'abandi bivuze ngo nuriya musirikare ni wowe wamuriye wanyana imbwa ibyo birakureba urakabiye mbwa wacawe agira ngo mfite papa muzima aho ni ikintu kikigwera kandi wanatahiraho ngo uvuze ngo nagutahira by'ukuri se nubone ngo nuko nagususumuye mu muragwanje nta kintu nabonye pe nagira ngo umenyeshe ibyo wabonye ubigira ibanga turakujyana ubibare nkaho utabibonye mu yako gatwe kawe none uri gushaka kunkanga pete mva warwana biriya bintu kuva hagati yanjye nawe uribesha ukabivuga